Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane nawe. Igitondo cyiza, ugubwe neza cyangwa amanywa meza biterwe n'isaha uriho. Ariko reka twongere tugaruke muri rya jambo cyangwa se muri ya gahunda yacu yitwa umunsi wanjye mu biganza bya Yesu. Ese muvandimwe waraye ute? Nizere ko waraye neza, nizere ko wiriwe neza. Uyu munsi, iri joro, aya manywa tubishyize mu biganza bya Yesu Kristo kugira ngo umwuka wera akomeze abane nawe. Mu izina rya Yesu Kristo tuzindutse muri iki gitondo dushimira Imana Data wa twese, kuko ntabwo biba byoroshye, biba bikomeye cyane, ariko hahimbazwe Data wa twese uguhagararaho, hahimbazwe Data wa twese wakwimanye, hahimbazwe Data wa twese wica imigambi yicakura. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu. Wica imigambi yicakura, akica imigambi y'abarozi. Nagira ngo mbabwire ko hari abantu barara bambaye ubusa bazenguruka inyuma y'amazu yawe, abatuma amapusi, abatuma imbwa, abatuma za marijozi iwabo, abatuma imiserebanya, abatuma ibikoko bigiye bitandukanye bagendera muri byo, yewe abagenda mu miyaga barara bohereza amahembe. Ariko hari Kristo Yesu ukurinda, ugushyigikiye, ukurindisha amaboko ye, usinziriye ukaryama ukizigura, kuko Yesu ari we utanga amahoro. Nawe bari bashitse bakagutwara, nagira ngo ushimire Kristo ko yabakwambuye ukaba wagarutse amahoro. Mwene data, niki kiguteye ubwoba? Niki kiguhangayikishije? Izera amaraso ya Yesu Kristo, nakubaho ikimenyetso mu ruhanga rwawe, abadayimoni ntibazigera bagushobora. Icyakora bazaterana, ariko Kristo ntabwo ari we uzaba ubateranije. Ijambo ry'Imana niko ritubwira. Haleluya, haleluya. Inyanja zizumvira izina rya Yesu. Bazaterana, ariko isi Yesu uzaba ubateranije. Imisozi yose izabombogotorana, ariko umwami azaguhagararaho. Naho ibihe byahinduka, wowe urashinganye, kuko uri mu maraso ya Yesu Kristo. Mwizere umuhanga amaso. Amaraso ya Yesu Kristo akubeho, ubutware bwa Kristo Yesu, imbaraga z'Imana zigukureho iyo mivumo, zigukureho iyo mikoshi, zigukureho iyo myaku, zigukureho iyo myangaro, zigukureho ibyo baraye bagukoraho, zigukureho ibyo bagutongereye, ibyo wahuye nabyo mu kazi, ibyo bagukurikiza, ibitambo bitangwa ku buzima bwawe, byose bimenagurike mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe, Kristo Yesu akwiyereke mu izina rya Yesu. Uyu munsi turifashisha ijambo ry'Imana byanditswe muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice byaho 8 duhereye ku murongo waho wa 23. Aravuze ngo bakigenda, arasinzira mu nyanja, hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati, databuja, databuja, turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije, birahosha, haba ituze. Arababaza ati, kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya, barumirwa, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Nagira ngo tuvugane ku mbaraga za Kristo Yesu zije gutegeka imbaraga z'umwijima zose zari zishatse kukwica. Mu izina rya Yesu Kristo nirukanye imbaraga z'umwijima zose zari zihagurukiye kukwica, zari zizi ko zigiye guca muri humye Yesu, ariko uwo mwamenyanye utajya uryama. Umuririmbyi wa 94, 194 yaravuze ngo Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ntisinzira. Nubwo Yesu yabaye nk'ucecetse, ariko nagira ngo nkubwire ngo ubwato urimo nimba burimo Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo nimba warakijijwe ukamenya izina rya Yesu Kristo, ukaba umwizeye by'ukuri utamuryarya, ubwo bwato urimo humure ntabwo buzaruhama. Nubwo byagenda gute, nubwo ubona umuyaga ari mwinshi, nubwo ubona imuhengera ari mwinshi, nubwo ubona imiyaga n'imiraba ari myinshi mu nyanja, ariko nagira ngo nkubwire ngo ubwato burimo Yesu ntibujya buruhama. Icyo ni ikintu cya mbere ngiye ngubwije ukuri. Kereka nimba warakoze ikosa ryo kugenda wenyine, ariko nimba uri kujyana na Yesu, fata ijambo rya mbere rivuga ngo ntabwo nkipfuye. Ubwato burimo Yesu ntabwo bujya buruhama. Icya kabiri, nagira ngo nkubwire ngo kuba Yesu acecetse ntibivuze ko uburinzi bwe butari ku buzima bwawe. Ntabwo kuturinda kwa Kristo ari uko aba yavuganye natwe gusa, ahubwo burya bitindamo bitunganya, kandi niyo acecetse aba yumvise, arabizi intambara urimo, azi amakuba yawe,
azi kugeragezwa kwawe, ahubwo we impamvu acecetse ni uko azi ko n'ubundi ntacyo byenda kugutwara, ahubwo atangazwa n'urusaku. Bibiliya iratubwira ngo bakigenda umuyaga urabatera, ngo bagerageza imbaraga zabo birananirana. Ubwo Yesu aracyabona ugifite kwirwanirira, ngo baragenda baramukangura, ngo akangutse acyaha umuyaga uratuza, ahosha inyanja. Hari imbaraga z'Imana zije guhosha ibibazo byawe. Ngo arangije arababaza ngo kwizera kwanyu kuri hehe? Muzi impamvu yabibabajije? Ni uko batari bizeye. Baravugaga tubarisinziriye, tugiye gupfa, ntabyitayeho, nawe arapfa. Hari igihe ugendana na Yesu ukagira ngo ibiri kukubaho nawe biri kumubaho, ukumva Yesu wawe bigeze ku rwego noneho nanakanguka nta kintu ari bubikoreho, cyangwa naza kugutabara bitari bwemere. Nimba yaratabaye Sara ageze mu myaka 90 agasama inda akabyara umwana w'umuhungu witwa Isaka ukomokwaho na Isirayeli yose, niki kiri gutuma wowe utekereza ko ibibazo byawe bigeze aho Yesu atabikora? Wowe urimo kwihemukira cyane. Ndasubiramo, wowe urimo kwihemukira cyane gutekereza ko Yesu Kristo atabasha kugukemurira ibyo bibazo byawe ngo bigeze aho bitakwihanganirwa. Oya, kuraho iyo bariyeri washyizeho, umwami wacu Yesu aracyakora. Mama wari warabuze urubyaro, kuraho iyo bariyeri y'imyaka ishize, kuraho iyo bariyeri, Yesu Kristo aracyakora. Ashaka abantu bamwizera kugeza ku iherezo. Ubwo koko wumvisha ubwo bwato burimo Yesu bushobora kurohama, uwo murozi ntashobora gutuma urohama. Iyo myaka ntishobora gutuma urohama. Icyo cyemezo cya guverinoma ntigishobora gutuma urohama. Izo mbaraga ziguhiga ntizishobora gutuma urohama. Haleluya! Imana iguha umugisha kunyumvise. Hari imbaraga za Yesu ziri mu buzima bwawe. Umurozi urara inyuma y'inzu yawe ntashobora gutuma urohama. Ufite Yesu, naho imiyaga yose yahaguruka, naho inyanja zose zazikuka, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, nta kintu na kimwe cyemerewe gutuma urohama. Ubwato bwawe nimba buri kumwe na Kristo, nagira ngo nkubwire ngo izere mu izina rya Yesu Kristo. Nta kundi dukangura Yesu, turagenda tukamubwira ibituruhije n'ibituremereye, ni mu buryo bw'isengesho. Ese mwene data, ujya ugira umwanya wo gusenga ngo uvugane na Kristo? Ngo baratunguwe baravuga ngo uyu ni muntu ki? Uzi ko impamvu uba wumva ugiye gupfa ari uko utazi imbaraga za Kristo ziri muri wowe. Impamvu utekereza ko uwo murozi azakwica, ukumva nyine wanamwimuka ukigendera, icyo cyemezo si wowe ugifata. Njya byemera ko Imana hari igifata icyemezo ikavuga ati uwo murozi muhunge, kuko burya Imana ijya ihereza umurozi umwitangirizwa wo kugira ngo irebe ko yakwihana. Ariko reka nkubwire ngo si wowe ukwiriye gufata icyo cyemezo kuko ufite Kristo. Yesu nakubwira ngo imuka hano, imuka uwo murozi, ntabwo burya ari umurozi uba wimutse, nuko aba ashaka kubikubwira mu mvugo wumva vuba. Ahubwo Yesu aba akujyanye ahantu agomba kuguhera umugisha, kuko aho hantu uba utuye ntabwo aba ari ahawe. Burya umugisha wawe yari yarageneye aho hantu burangiye. Ariko Yesu ntashobora gukora ikosa ryo gutuma wimuka umurozi ahantu Yesu yari yaragambiriye kuguhera umugisha. Ibintu ni bibiri: Imana yamuha agakiza cyangwa ikamwica ari we. Ihembe yaguteje rikaza rigasanga uri mu mbaraga z'amasengesho, rikagenda akaba ari we ryahuranya. Rero ntuzagire ikibazo. Ubwato bwawe nimba burimo Yesu, emera buyobore, emera bwerekeze, wibujyana aho ushaka, wibujyana muri kamere yawe. Mubwire ngo aho ushaka, ibyo ushaka ko bimbaho ari byo bisohora, ubushake bwawe bubi. Umwe yararirimbye ngo abumva ndirimba buri munsi, ngo bumva mpora mvuga ko amaraso ya Yesu, bakumva mpora mvuga ko igorogota ku musaraba ariho ndabarirwa, bakumva ndirimba imbaraga za Kristo, ngo bakambaza ngo mbese nta rindi jambo ugira? Igorogota ku musaraba niyo ndirimbo yonyine ugira, nta rindi jambo? Bibiliya ivuga iki? 4:11 mu Byakozwe n'Intumwa haravuga ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, ariko ku Mana rihinduka irikomeza imfuruka, kuko ari nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru bakwiriye gukirizwamo usibye izina rya Yesu. Rero izina rya Yesu niryo ryonyine tugomba gukirizwamo, nta rindi zina tubarangira.
ibyo kuvuga ngo urabikenyera se, ibyo ukenyera, ibyo uhingiraho, ibyo ucururizaho, ibyo ni ibintu gusa biciriritse mu maso ya Kristo. Ibyo byose amaraso ya Yesu arabidepasa. Usabiye umugisha w'Imana, wirirwe wizeye Yesu. Ibyo kwirwa wikanga inyoni igurutse, wikanga kanyuza hano, twaminjagiweho amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya! Iryo jambo niryo twize ejo ku mugoroba. Twaminjagiweho amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aduhumanure, aduhindure bashya mu mwuka, kandi n'imibiri yacu ibyungukiremo, kuko muri twebwemo imbere harimo imbaraga zibiri izindi mbaraga. Izere, singusezeranya amahoro yuzuye, uzarwana urugamba. Icyo ntagusezeranya ni ukuneshwa muri urwo rugamba. Singusezeranya ubuzima butabamo intambara, uzarwana intambara. Icyo ngusezeranya ni intsinzi muri izo ntambara. Singusezeranya ubuzima butabamo ibibazo, uzahura nabyo, ariko muri byose Yesu azagutabara. Uko ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Kuva Dawidi yasukwaho amavuta, Imana ntiyamurinze ibigeragezo, ahubwo yamuhuje n'ibigeragezo. Intare nibwo zaje, amadubu nibwo yaje, biza gusuzuma amavuta ya Dawidi. Ariko icyo Dawidi yabonye ni uko yabonye intsinzi imbere y'intare, abona intsinzi imbere y'idubu, abona intsinzi imbere ya Sawuli, abona intsinzi imbere ya Goliyati. Uzageragezwa na byinshi, ariko Yesu Kristo azakomeza kukuneshereza. Imana iguha umugisha. Akira ubutsinzi bwa Kristo Yesu, akira guhinduka umuneshi. Guhera uyu mwanya umwanzi wawe ntiwongere kumuha ibitugu. Guhera uyu mwanya ntiwongere guha umwanzi wawe urwaho rwo kugutukira Imana. Guhera uyu mwanya ntiwongere gucogorera imbere y'umubisha wawe. Guhera uyu mwanya akira imbaraga z'Umwuka Wera no gukomera no gukweta, urwanane na Yesu agukoresha imirimo n'ibitangaza muri iki gihugu no hanze. Imbaraga z'Imana zibane nawe aho uherereye. Nk'uko Dawidi yacunguye ubwoko bw'iwabo, nawe Yesu akorane nawe, ucungure ubwoko bw'iwanyu, ucungure abana bawe, ucungure umugabo wawe, ucungure umugore wawe. In the name of Jesus I pray. Mana, mu izina rya Yesu, ukuboko kwiza kw'Imana nikubane n'uwari udukurikiye. Agira umunsi mwiza cyangwa agira ijoro ryiza, aha haronke yuzura Umwuka Wera, kandi akomere. Ibi byiringiro ni iby'ukuri. Iyo bitaba iby'ukuri simba nkiriho, kuko iminsi myinshi abarozi bankoraniyeho, iminsi myinshi abagome barampize, ariko nabonye intsinzi yawe muri byose. Ukomeje kuneshereza. Himbazwa ko nta yindi Mana musa. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, ndagukunda. Ugira umunsi mwiza wawe uronke. Shalom.